Namwanze igihe yari umukene ariko namugarukiye amaze kuba igikomangoma. Ikaze nanone kuri Berber Show aho tugiye kubabwira inkuru yanjye. Nakundanye na Kevin nyiri mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Si uko yari umukire, si uko yari mwiza cyane kurusha abandi, ahubwo nuko yari umuntu wumvira, usetsa ndetse ukunda no gufasha. Twamenyanye igihe nari mpangayitse cyane maze agenda ambera umuntu mwiza. Nyuma y'amashuri yisumbuye twese twifuzaga gukomeza kaminuza. Njye nagize amahirwe yo kubona inkunga ariko Kevin amahirwe ntiyamusekeye. Nta mafaranga yo kwishyura kaminuza yagiraga kandi nta n'umuryango wamufashaga. Byaramubabazaga cyane kandi nanjye bikambabaza. Yagerageje akazi kenshi. Umunsi umwe rero yaje kubona akazi ku ruganda rwa kawunga. Rimwe na rimwe akajya gupakurura ibirayi mu isoko, ariko amafaranga yakoreraga n'ubundi ntabwo yamuhaga icyizere. Umunsi umwe yarambwiye ati, ndumva ndi umuntu ugupfira ubusa, ariko icyo nzi cyo nuko nazareka kugerageza amahirwe. Inshuti zanjye nazo zarabibonaga, gusa zancaga intege zikambwira ziti umukobwa wize ufite ubwenge ukwiye umuntu ukomeye pe, ni umusore naho yakugeza naho yakuganisha. Naramukundaga ariko buri munsi natayaga ipfunwe n'amagambo y'abantu. Hari igihe nanjye natangiye kwibaza niba koko naramuhisemo nabi. Ntabwo nigeze amubwira ko nangiye gushidikanya, ahubwo naratuje ndamusengera mbuba hafi. Kuva ibihe bya stress no guhangayika twabaye inshuti kurushaho. Hashize imyaka 2 Kevin yatangiye kugerageza business yo gusudira. Umuntu umwe yamuhaye igikoni cye kugira ngo agisudire, undi nawe amuha kontara, gutyo agenda atera imbere gahoro gahoro. Noneho buhoro buhoro agenda azamuka. Yagurishije telefone ye kugira ngo agure imashini ya welding ya 2. Buri kintu cyose yakoraga yacyambikaga umutima. Nyuma y'imyaka 3 yatangiye gukorera amafaranga yisumbuye. Abantu batangira kuvuga ibitandukanye n'ibya mbere. Bamwe bati, ese wa mukobwa ntiyarangije kumuta, wabonye aho Kevin ageze? Abantu bose bagatangira kumwibazaho kuko yari amaze gutera imbere, ariko sinigeze mwitaho kubera ko nari nzi ko umutima we uhagaze. Umunsi umwe yanumiye mu kazi ngeze aho akorera ama envelope irimo invitation y'ubukwe. Narikanze, ibyo nasomye byanyuze amarira.